Eyo, n'umuhungu wanyu umuhanzi mukunda benshi Khalfan Shakur aka Govinda. Kugira ngo berwe ugomba nawe gukurikirana ikiganiro Tsapa Fashion Show. Nanjye nicyo nkurikirana kugira ngo berwe. Hey there, my name is Juan, I'm a stylist and I follow Tsapa Fashion Show. I'm telling this to the fashion lover. This is our best station. Nitwa Moses, mu designer emotions, nkurikira ikiganiro Tsapa Fashion Show. I'm Tanga, nkurikirana Tsapa Fashion Show. My name is Kente Christabel. I'm a fashion designer from Uganda. When I'm in Rwanda, I watch Tsapa Fashion Show. Hello, nizere ko mumeze neza. Uyu akaba ari wa mwanya wa Tsapa Fashion Show. Hamwe twigira byinshi ku myambarire y'indimiha y'umubyeyi. Duhereye muri fashion lifestyle news aho tubagezaho amakuru menshi atandukanye ajyanye n'imideli. Mu Rwanda rero hamenyerewe yuko haba ibitaramo bitandukanye bijyanye na fashion cyangwa se kwerekana imideli. Rwanda Cultural Fashion Show ikaba iteganyijwe ku itariki 8 Nzeri, bikaba byatangajwe yuko izitabirwa n'ibihugu bitandukanye by'Uburayi ndetse no mu Rwanda. Ibyo bihugu rero hakaba harimo Ubudage, Nigeria, Ghana ndetse n'igihugu cya Kenya. Abategura iki gitaramo rero bakaba baravuze yuko uyu mwaka gifite umwihariko kuko kizamurikwamo imideli ishushanya imico itandukanye y'ibihugu bizakitabira. Abahanzi b'imideli bazitabira iki gitaramo kigiye kuba ku nshuro ya 6 bakaba baratangiye kwiyandikisha. Hakaba rero hanateganyijwe ikindi gikorwa cyo gutoranya abagomba kumurika imideli muri Rwanda Cultural Fashion Show. Rwanda Cultural Fashion Show rero iherutse guhabwa igikombe nk'igitaramo cyiza ku isonga mu guteza imbere imurika mideli nyarwanda. Kubakunzi rero ba animations cyangwa se filme zishushanyije n'ibyo dukunze kwita dessin anime, kubabonye dessin anime ya La Belle et la Bête cyangwa se Beauty and the Beast, muzi ikanzu Belle aba yambaye y'umuhondo. Amakuru rero tujye kubabwira arabashimisha. Melania Trump rero akaba yarahisemo kwambara ikanzu ubwo yari mu Bwongereza mu ruzinduko rw'iminsi 2 ubwo yajyaga mu birori byiswe Black Tie Dinner n'umufasha we Perezida Donald Trump. Amafoto ye rero kimara kujya hanze nibwo benshi ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane nka Twitter na Instagram batangiye kugereranya ifoto ye n'iya Belle wo muri iyi filme ya Beauty and the Beast. Benshi rero ntabwo tuzi yuko akazi k'ubumodo umuntu ashobora guhuriramo n'ingorane, cyane cyane nko mu bihugu byo hanze byateye imbere. Abamodo bakunze guhura n'ingorane cyane cyane iyo bagiye gukorera ahantu bashobora guhurira n'inyamaswa. Umunyamideli Katerina Zaruski ukorera kuri Instagram akaba yararumwe n'igifi bita hoke cyangwa se shark mu rurimi rw'amahanga ubwo yarimo yifotoza i Bahamas. Katerina y'imyaka 19 akaba yaragiye mu mazi arimo ibyo bifi binini, asanze abandi bari kuyifotoreza ubwo ifi imwe yamurumaga ukuboko igashaka kumukurura mu mazi hasi, ariko akagira amahirwe yo kuhikura ari muzima. Nkuko tubikesha Harper Bazaar, Katerina yavuze ko byamuviriyemo isomo ryo kwitonda igihe ugiye mu nyamaswa mu buryo bwo kwirinda ibyago nk'ibi. Nyuma ya fashion and lifestyle news rero tugeze mu gice cyacu twigiramo byinshi kubyerekeye imyambarire n'ibindi wakora kugira ngo use neza. Icyo rero nta kindi akaba ari Fashion Academy, reka dukurikire ibyo twateguye uyu munsi. Mu buzima bwa buri munsi tugerageza gushaka ibyatuma dusa neza, haba mu myambaro, mu mirimo ngororangingo ndetse n'ibyo turya. Gusa neza ku ruhu cyane cyane mu maso biri mu byo twibandaho. Uyu munsi muri Tsapa Fashion Show turarebera hamwe bimwe mu byo warya bikagufasha kugira uruhu rutoshye. Avoka burya ikungahaye muri vitamine B, ikaba ifite amavuta atuma uruhu rutoha. Usibye no kuyirya kandi ushobora no kuyisiga mu maso ukoga hashize iminota igera kuri 15. Icyayi cy'icyatsi cyangwa se ibyo twita green tea na thé vert mu rurimi rw'amahanga buryo usibye kugabanya ibinure mu mubiri, thé vert ifasha uruhu gusubirana mu gihe rusa nk'urwangiritse rukongera rukaba rushya. Kurya ibyobo cyangwa se ibyo twita mushrooms mu rurimi rw'icyongereza nabyo bifasha uruhu rwangiritse gusubirana kubera vitamine yazo ya B12. Ese wari uzi ko kunywa divayi itukura birinda uruhu rwawe gusaza? Ubushakashatsi bwakozwe burya buvuga yuko divayi ifite polyphenol akaba ari ifasha uruhu kudasaza. Niba ushaka kugira uruhu rwiza burya byaba byiza unanyujijemo ukarya n'ibijumba kuko bizwiho kugira vitamine A ifasha kwihutisha ukwiyuburura k'uruhu rwangiritse. Ibindi wakomeza kurya kugira ngo ugire uruhu rutoshye ni ukurya imboga z'icyatsi n'umutuku. Aha twavuga nk'imboga dodo,
poivro n'izindi nk'izo. Ibi byose rero bizagufasha kugira uruhu rwiza. Ikiganiro Tsapa Fashion Show kirakomeje. Yari Mireille Umubyeyi. Mwabyumviye rero ibyo warya kugira ngo uhorane uruhu rutemba itota. Nimba rero nawe ubishaka nakubwira iki? Dukomeje rero na The Interview rero ni handi tuganira na benshi bakora ibijyanye n'umwuga wa fashion. Uyu munsi rero tukaba twasuye ukora makeup, makeup artist akaba ari we Asma ubimazemo imyaka irenga 15. Uyu munsi rero muri The Interview tukaba turi kumwe n'umu makeup artist benshi muzi ku izina rya Asma. Asma rero akaba akora ibintu bijyanye na makeup, dore ko yanabonye awards as best makeup artist muri Made in Rwanda Awards. Asma, amakuru yawe? Amakuru ni meza. Yego turakomeye. Mbere na mbere nanyango felicite kubera award mwabonye as best makeup artist muri Made in Rwanda Awards. Wabyakiriye ute? Urabyumva iyo umuntu ahembwe arishima cyane, narishimye cyane kuko nindi ntambwe nateye mu buzima mu kazi nkora. Bigaragara yuko abantu benshi bakuzi ubuze imisi amaze igihe kirekire ubikora, bari ku buryo ugeze aho abantu bagufitamo ari benshi as best makeup artist. Maze igihe kitari gito kuko mbimazemo imyaka yose hamwe kuvuga ngo mfashe maquillage bwa mbere ni imyaka 15, ariko mbikora nk'umwuga imyaka 10 mbimazemo. Navuga ko ari passion, ariko umuntu wa mbere nabyigiyeho yari mama n'umwuga yakoraga, ariko sina cyane kuko we yambikaga abageni, yakoraga imyenda y'abageni akabatunganya, ariko muko akabatunganya nyine urumva narabirebaga nkumva ndabikunze, ndetse nkajya namubwira nti mama ibintu ngiye nzabikora nzabyigira, ako nyine agaseka ati uzabyigira, ariko hano nta shuri rihaba. Ariko nuko byaje, niyo ntambwe ya mbere nagize nginjiramo. Nta ikintu kimwe gusa umubyeyi yamfashijemo, nuko urabona ko umuntu akiri muto ari umwana umubyeyi atamwemerera abanza wige se cyangwa se we yasibishaka, ntiyigeze abimbuza, kuko kenshi mu vacances nyine nagumaga mureberaho nkamureba uko ngenda nkura, nanjye nkagenda mukora mu gake gake, nuko kugeza ubwo navuga noneho nabitangiye neza na neza. Nari maze kugera ndangije primaire ndangije école primaire, kwako nagizeho n'ikibazo cy'uruhu, nagize ikibazo cy'uruhu kirankomplexa, noneho ndabikunda noneho kurushaho. Urumva iyo ufite umubiri utari mwiza ya complex kugira ngo upfe kugaragara mu bantu uri makiye, ubwo niho navuga natangiriye, ariko nangira nkora ibintu by'imisatsi, coiffure, nkora coiffure. Hari umumama w'inshuti ya mama wanyinisiyemo igihe gito, mpita ndademara ndabikora mbigiramo ndetse n'izina, nuko gusa byaje kuntera umugongo ndabihagarikamo mpita ninjira mu bya makeup. Ariko mu gukora coiffure nakoraga na maquillage. Disons umuntu akaza nko ku kazi nkamwakira, nkuko namara kugusokoza nkabona hari akantu kabura, ariko ko abantu babonaga uko nisize bakabikunda, ngatsima ukora ingohi neza. Ufite ikintu cya mbere baremarkaga ni ingohi, ukora ingohi neza, ukora crayon neza, ubigenza ute ushyiraho turumva hashize imyaka iyo 15 nkubwira na YouTube yari tarabaho. Nicyo kintu mbese mvuga Imana yangiriye ubuntu, kuko aho YouTube iziye naje kuyijyaho mbona bya bindi, donc ibyo bakora nibyo nakoze gutya nta hantu nabirebye. Nuko aho nahereye byari bigoye kuko ntago babyumvaga na gato, urumva habayeho ko nihangana no kubikunda, ntarumva naranabivuyemo, kuko habayeho kunshi intege, ukabwira umuntu ukabona ikintu ntacyumva, ukabwira umuntu akorera indi maquillage gute se nubyumvamo gake kugatse maquillage se si poudre na crayon, ni gute ushobora kubikorera umuntu. Ariko urumva buriya umuntu bisaba amasomo, umuntu bisaba umwereka ikintu cyiza akibone kuko akishimire. Nuko nabigenje ofete. Ariko noneho aho byaje kubera byiza nuko intambwe ubu bimaze kugeraho ni ibintu kuri nubwo ngubwo wumva icyo gihe nkibitangira nkinjiramo pa ya mbere nk'akazi,
hari amafaranga byamaye yamfashije nta n'ikindi nakoraga ni coiffure ni maquillage noneho maquillage nyinjiyemo nyishyizemo imbaraga abantu babikunze amafaranga nahereyeho narayibonye kandi abantu batangira kubyitabira buhoro pe buhoro ariko nkayabona akambeshaho urumva noneho nari n'imfubyi nimenya ayo mafaranga mbeshaho nuko nagiye ntera intambwe umwe ku wundi kuko buriya iyo ukoreye umuntu ikintu akagikunda undi akamubona uraza abadamu ukuntu bameze umeze neza donsa neza isifi ko kubwira ati nikana ko wabinkoreye nuko buriya bitangira nuko wa muntu umwe yavamo 10, 20, 100 abantu bakaba benshi bakabimenya akamaro ka makeup icyo navuga nuko ikinyarwanda kiri bungoremo gake maquillage ubundi iri mu bwoko bwinshi ariko iyo dukora kenshi ntago ari yindi kugira mubi ntawe muri twese wanga kuba mwiza ariko uba mwiza iguhindura mwiza niba unaniwe iraguha umucyo kuko hari igihe ushobora kuba ufite akazi kenshi utaruhutse se urugero ruri hafi nk'abageni buriya abantu bahora na stress cyane umugeni umubonye atari makiye ukamushyira muri ya kanzu ye nziza atari makiye ndakurahiye ko biba ari bibi ariko umushyizeho kaka maquillage ni nko gusukura rega buriya maquillage ni nko kujya muri douche ubyutse kujya uhita wambara umwenda ngo ugende urakaraba amaso ufate brosse dutunganya amenyo so na visage rero ikeneye iyo soin kugira ngo ugaragare neza kandi bivuze ngo ni kuri twese burya gusa wenda abadamu ni cyane kuko buriya abadamu ntabwo Imana yaturemye nk'abagabo bagira ubwiza kamere bwabo Imana yabahaye ariko nabo buriya hari abagenewe bitewe na occasion. Tukiri ku bagabo ese abagabo ni ryari bakenera makeup hanyuma se nabo hari abagabo ukorera makeup abantu benshi bafata ko umugabo atagomba kwimakiya ariko ndabizi ko ari igihe umugabo nawe akeneye iyo soya wavuze so ntabwo tubwire muri make nyine what kind of nyine umugabo aba akeneye nta birebire umugabo akenera usibye kwihafureshisa gusa abagabo benshi kuko bagira imibiri myiza kandi undi numutse nta importance babiha ariko noneho ayikenera cyane nk'iyo afite umubiri ufite amavuta oil skin sibyo noneho niyo afite event disons yanarongoye se cyangwa se no kuri televiziyo buriya hari makeup murakumva gukorerwa murabizi mubikoraho ahantu hose ugaragara mu bantu cyangwa se mu bikorwa runaka ugomba kugaragara neza kandi kugaragara neza mvuga buriya iyo uvuye muri douche iyo ukivamo ubusa neza ariko nyuma y'igihe runaka ukaba watranspiye se icyo makeup igufasha nk'umugabo hari amaproduit dukoresha ukagumana ya fraîcheur ukagumana wa mucyo nk'uwo wavanye muri douche nta kindi rwose ntibakanabitinye kuko ushobora kumenya maquillage agahita yibonamo umudamu oya ntaho bihuriye. rero mu makeup artist ndabizi iyo ubonye umuntu aje utumenya uburyo uri bugusige ubona ibimubera ese ukurikiza iki mu by'ukuri kenshi buriya abantu siyo nk'abanyarwanda ko ni ibintu bamenye vuba kandi mu muco wacu buriya abanyarwanda bakunda ibintu bituje antuka nicyo kintu maze kuremaka ni nacyo kintu navuga maze kuko hari igihe wicara ukavuga uti ese ni ibiki nkora byiza ni ibiki bituma bangana ariko ikintu buri maze kuremaka gituma bankunda banangana bakunda n'ibyo nkora nuko mbasha gusatisfiza buri muntu kandi nkagendera muri wa muco wabo nkubwiye uko bateye uko bameze bivuga ngo urabanza ukumva umukiriya buriya niyo umuntu atazi ikintu ntawe utazi kureba ikibi n'ikiza urabanza ukamwumva ukumva n'ibyo ashaka ko maquillage ziri mu bwoko butandukanye nkaho nshobora gukora maquillage 4 n'eshanu zitandukanye ariko bitewe naho ugiye n'icyo uyishakira hanyuma ngo nkanjye ubu ngubu mbona wandekomanda iyi ubwoko maquillage bwoko
abantu benshi barakureba ntabwo ugomba gutera abantu ubwoba bagomba kubona uri mwiza uri wa wundi utahindutse ukubonye akakumenya nk'uko yarasanzwe akuze ariko uri mwiza bien sûr kugira ngo ubwo bwiza bugaragare urumva aho biragoye kuko birasaba ko umuntu akubona koko nk'ubu ngubu ntabwo uri makiye ariko nk'iyo makiyaje mubwira nyikoze umuntu wari wese ahita abona ko hari ikintu cyahindutseho nk'uko nabikubwiye mu kanya ngiye kugukorera makiyaje ndi bugukorere ni ijyanye n'akazi ariyo makiyaje iri simple aya ni amazi buriya n'abagabo bo nabo nkoresha urebye yonyine inkaho agakarabye amazi n'isabuni ariko noneho turayakoresha yonyine kandi amareho umwanda wose ku mubiri ikindi usukura ni umunwa buriya lipstick iyo utunganya umunwa uba ugomba hari uburyo nawe ugomba kuwusukura aka ni akavaseline ushyira ku munwa noneho wahanagura umunwa ya myanda yose iri ku munwa ikavaho kandi utababaye ufata kenshi gatotobeke kajyaho kenshi kuko turi kuwoza ni nko kuwutrampa ugomba kuba sure ko ibintu byose ukoresha bifite isuku mu by'ukuri biragaragara yuko ndabona nahindutse kandi ubu noneho nshobora gusohoka hanze meze neza urakoze cyane Asma kuri iyi makeup ukiriyeho ngira ngo si ibintu bigaragara cyane ko bikabije kandi nanone ni byiza mwabyumviye rero urugendo Asma yagize mu myaka 15 yose amaze akora ibijyanye na makeup cyangwa maquillage. Reka rero dukomeze n'igice cyacu ari cyo Celeb Star rero ni handi tubabwira byinshi ku myambarire y'ibyamamare bitandukanye. Uyu munsi rero tukaba twahisemo kuvuga kuri Kanye West rero mu muzi cyane mu njyana ya hip hop aririmba ndetse no ku bijyanye na fashion aho afite imyenda n'inkweto akora yise Yeezy. Reka tubikurikire. Kanye West ni umuhanzi w'umunyamerika uzwi cyane mu njyana ya hip hop, akaba ari umuproducer, rwiyemezamirimo ndetse n'umukozi w'imideli cyangwa se fashion designer. Kanye West w'imyaka 41 azwiho kwambara bidasanzwe nk'umudesigner, imyambaro yavuga ko agendera ku mudesigner witwa Ralph Lauren. Kanye West ni umwe mu bamenyekanisha imyenda mbere yuko yamamara kubera gukurikiranwa cyane mu bijyanye n'imyambarire. Ibi bikaba byaratumye akorana imyenda n'inganda zikomeye nka Nike, Adidas, APC, Fendi, Louis Vuitton na Giuseppe Zanotti. Gukorana n'izi nganda z'imyambaro rero biri mu byamufashije cyane mu gutegura imyenda n'inkweto ze bwite bizwi ku izina rya Yeezy, byakunzwe na benshi ku isi yose. Igituma Kanye West rero amenyerwa nk'umwe mu byamamare byambara neza ku isi ni uburyo bwihariye ahitamo imyambaro ye nuko ajyanisha cyane cyane amabara yijimye ndetse na deshira amenyerewe. Bimwe mu by'uyu mugabo agenderaho yambara hari ukugerekanya imyenda ku buryo akenshi isumbana benshi bita layering. Iyo rero abikoze nubwo bamwe batabyemera usanga bijyanye bityo benshi bakamwigana. Ikindi azwiho ni ukwambara inkweto zizamuye bakunda kwita boots. Avuga ko niyo waba wambaye imyenda isanzwe gushyiraho izi nkweto bibihindura cyane. Ibindi akora ni ukwambara imyenda y'ibara rimwe hose benshi batagikunda gukora, ariko iyo abikora biramubera. Kuri ubu Kanye West n'umugore we Kim Kardashian West bari mu byamamare bikunzwe cyane. Imwe mu mpamvu zabyo ikaba ari ukwambara neza, dore ko kenshi baba bambaye ibikorwa bya Yeezy. Kuri ubu Yeezy ikaba igiye gukora igitaramo cy'imideli yayo yihariye ku nshuro ya 3.
Tugeze rero muri Pro Tips aho tubigisha byinshi ku bijyanye n'imyambarire wakora kugira ngo use neza kandi mu buryo bworoshye. Reka rero turebe ibyo mugenzi wacu Joyce Munyana yaduteguriye. Abantu benshi bakunze kugira ikibazo cyo kugira impumuro itari nziza mu nkweto. Uyu munsi tubafitiye igisubizo. Ikaze nanone mu kiganiro Tsapa Fashion Show mu gice cyacu cya Pro Tips. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo bubiri wakoresha kugira ngo wikize impumuro mbi mu nkweto zawe. Uburyo bwa mbere rero turakoresha powder cyangwa se poudre. Uburyo bwa kabiri naho dukoresha indimu kugira ngo inkweto yacu ibashe kugira impumuro nziza twifuza. Guhumura nabi rero mu nkweto biterwa n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko tugiye kurebera hamwe uburyo twakoresha poudre kugira ngo urukweto rwawe rubashe guhumura neza. Turakoresha rero urukweto rwa mbere dukoresheje poudre, urwa kabiri dukoreshe rero indimu. Rero tubereke. Turatangira n'urukweto rwa mbere dukoresha poudre. Rero ugenda usuka aho hantu mu rukweto. Biba byiza rero ushize poudre yawe mu rukweto mu masaha y'umugoroba kugira ngo nibura iyo poudre imaremo amasaha menshi nk'ijoro ryose. Uburyo bwa kabiri rero turi bukoreshe ni indimu. Nk'uko mubibona twakasemo ibice bitandukanye kugira ngo impumuro y'indimu ize kuganza iyo mu nkweto. Rero iyo umaze gukata indimu ugenda uziterekamo mu rukweto. Biba byiza rero iyo ukoresheje indimu ukazishyiramo mu mugoroba kugira ngo nibura zize kumaramo amasaha menshi ashoboka kugira ngo zize gukiza ya mpumuro mbi twari dufite mu rukweto. Mbega ukuntu zihumura neza. Izi nkweto rero nubwo budashobora guhumurirwa binyuze muri iyi ekara, ariko ni ukuri muri izi saha zirahumura neza. Ushobora kubigerageza namwe mu rugo. Nizere yuko mwe mwese mwari mufite iki kibazo cyakemutse. Nawe rero utagize amahirwe yo kudukurikira uyu munsi, wajya kuri YouTube ugasacinga Tsapa Fashion Show ugakurikira ikiganiro cyacu giheruka. Mwakoze rero kudukurikirana uyu munsi. Yari Joyce Munyana. Ndabakunda. Arakoze rero mugenzi wacu Munyana Joyce. Nizere yuko ubuzima bwanyu bugenda burushaho koroha. Ndabibutse rero yuko uramutse ufite icyifuzo, igitekerezo cyangwa se kwamamaza, watwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp iri kuri screen yanyu. Ushobora kandi no kudukurikira ku mbuga zacu nkoranyambaga arizo Twitter, Instagram ndetse na Facebook. Ushobora kandi no kudusura kuri website yacu ariyo www.tsapafashion.com. Turashimira rero abanyarwanda benshi bakomeza kutwereka yuko badukurikiye. Josephine Uwizeye, Gasana w'Imusanze, Zaidi w'Irwamagana ndetse na Bosco w'Inyanza n'abandi benshi batwandikira. Turagira ngo tubabwire yuko ubutumwa bwanyu butugeraho. Turashimira rero n'abandi bose bari hanze y'igihugu mu mugabane wa Amerika, Aziya ndetse n'i Burayi. Abo bose turabashimiye yuko bakomeza kutwereka yuko badushyigikiye. Turashimira kandi by'umwihariko umudesigner wadufashije ku bijyanye no kwambara ariwe Feruz Chris. Feruz Chris rero ushatse kumugana wamusanga kuri shop yiwe Igikondo kuri Merezi ya 2 aho akorera imyenda ye. Naha rero dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Reka nshimire bagenzi bacu bamfashije kugitegura kugira ngo kibageraho 5 kuri 5. Olivier Umukura ndetse na Fabrice Ndashimiye kuri Equipe Technique. Ndabashimira rero namwe mwese mwakomeje kudukurikira. Nge nari Mihaye Umubyeyi. Bye naho ubutaha.